tekereza nk'umuntu wakumva uvuga amagambo ameze gutyo. Ntaririmo bibirange se ni igice. Ntaza biririmo. Ndere ibyo ushoboye nyine. Mwashobora kuba hatarimo mu yawe. Neze ko mbona nahabuze. Ni ukuntu ubwira kubeshya niko Imana yanga n'ibindi byaha. Buri Imana yanga icyaha cyane. Ujye wirinda ikintu cyose gishobora kugukoresha icyaha. Kabone nuko byaba bimeze uko ariko kose, yewe niyo yaba ari ngewe mubyeyi wawe, ugomba kumakanira ukambwira ati hoya mama, ntabwo nemerewe gukora icyaha. Kubwira ko mama turi hano turi kumwe. Ngo ntabwo ntabwo hari ngo namubwire ko ntazi n'ahantu yagiye, ntazi n'igihe ari bugarukire. Naira and sold it for 80 naira, find his percentage loss. Please make 360. correct. The sum of the angles at a Oh, yes, my makeup. Oh, mana yanjye ndapfuye. Kevin, shambumba bariribaze ko mwise makeup koko. Mana yanjye. Umbera mushya sugo makeup uri bari kujamo gute nzi gukoresheje rimwe. Makeup sha. Shamba ibyo tubyiyarire nta kibazo. Sina gatondo nagukumbuye. Shashu. Uzimpamvu se nyine nangirega ntabwo ari ngewe. Shamba imusiniriwe mu rugo. Yungira se tukigira ahantu njye nyine ko nta makeup mfite mba ndasa nk'agakende. Ibaze nyine nawe mbonye mu muhanda ngenda nta kana kamwe nisi. ko rumeze neza byarestresheje. Byagustresheje no kuno ukunda makeup se sha. Nibyo byarestresheje nyine boko. Ndumva ibitekerezo bindimo nyine ni makeup gusa nabuze. Wakongeye ukaba mu mwanya se nkigaragaza. Babari umwanya nigaragaze. Oh no, ugiye kuzigurira sha merci. Na nubwo maze ari menshi nuko nyine ari bwa bukene bwanjye. Oya na mpamvu yo gushimira ahubwo se mbe mushyire kuri fani nka 50 hari icyo bitwaye. Oya niyo washyiraho 30 yonyine. Ni duke mbura. Aha, makeup z'uyu munsi ndazibonye from Mr. Makeup. Ubundi Kevin, he is the one. Agomba gukora makeup boy. Ibintu byose ndonze hariya se urazabyisiga mbiranyuze. Mbega bakubiswe narinde. Mbonye protiyejo. Karabaye ubwo banyukiye rimwe we. Mama. Hello. Yes, Mr. Transport. Oya. Nyine shakro reka nkubwire. Urumva nyine ko bamwise Mr. Transport nyine nawe umva niyo nakubuze nirirwa mu rugo. Saba usigaye waranyanze. Oya sha oya. Sugurwa kwita Mr. Transport ari ukugukora we. Nyine umva ntabwo ari ukugukora senya. Oya sha. Ihorere nyine ndakubonye numva ibyiringiro byanjye birasubijwe. Ndavuga ati sha ukuru nene umva byihorere mwiriwe mu rugo umunsi wose nta n'igiceri cy'icumi mfite. Ndavuga se umwana ndabigenza gute natinye kuguhamagara mvuga ati ningamagara se mana yanjye we. None rero umva nyine kubera ibibazo nirirwanye umva nanjye kwishira nyine bise byanga. Shamba mfite ibibazo byinshi. Tekereza nyine nawe umbonye niriwe mu rugo. Byambowe.
No, thank you. Umva urakoze uzi ko muri aya mafaranga y'icyumweru cyose ubunza ni ukugenda noneho bikandenga. Oya ntabwo cyarangira tutabonanye. Merci. Boss lady. Boss lady. Boss lady, boss lady. Mama. Ntabwo uyu munsi wagiye kurepeta? Mama ntabwo bagiye kurepeta. Mama ntabwo bagiye kurepeta. Ubwo se avuga ibyo byose mva nta muntu uri kukumva. No, transparent. Makeup. Niko wabaye ryari kuva insabirizi y'abasore. Naho muhera murumva. Nzi ko wagiye kurepeta. Ese mama hari ikintu wumvishe mvuga ubundi kirenze ko ndi kuvugana n'inshuti zanjye. Umuntu w'umukristo abeshya tekereza nk'umuntu wakumva uvuga amagambo ameze gutyo. Ubwo iyo utiyubashye byibura ntunubaha ko nyoko ari umuririmbyi. Tekereza nk'umuntu wakumva uvuga amagambo ameze gutyo. Nyoko yirirwa yagiye hariya ngo yagiye mu rusengero kuririmba. Se ubwo umukristo nyabakira no kwirirwa ujya mu rusengero gusa urasenga wirirwa aho ngaho ubeshya. Ubwo uzi ibyaha byose bizareba abantu babeshya n'abakora ibindi byaha. Ubwo uzi ukuntu Imana yanga ibyaha uri aho ngaho wirirwa ubeshya abantu warabarangije. Nose nyine niyo gutera ibyo ngibyo byose wigira mereza hano gira vuba. Mereza hano. Ndavuga ngo mereza hano umukobwa bitaraba bibi. Basi umbara w'intwari ya telefone. Basi mbaba nayo yonyine mbatwaye ntabwo nzongera nongera kuvugisha ngiye bari abasore n'ubundi. Nukuri mama mbabara n'untwarire telefone. Ndavuga ngo mereza hano umukobwa bitaraba bibi. Ntwara aya mafaranga ubundi uratwara neza kugera kuya. Mbabarira basi. Mama susenga sugo wambabaye basi uyu munsi wowe ngiye kwihana nukuri basi ushaka kunyegiye kunyandikisha no muri korali yanyu ntabwo nzabyongera seri. Wigira mereza hano gira vuba. Mama amafaranga mereza hano gira vuba. Mama basi mbabara n'untwarire telefone n'irungu sinazandikira mama mbabari. Basi akira. Yenda Bibiliya yanjye kwanza mbikwereke muri Bibiliya nagira ngo n'amagambo yanjye nivugira. Urebe ukuntu icyaha cyo muri Bibiliya Imana cyangwa niba ari n'icyaha cyo muri Bibiliya. Icyaha cyo kubeshya. Genda uyinzanire gira vuba. Kutagenda urajya ngo nongere gucishamo ruba. Oya reka nta kibazo ngende nyizane mama. Uzakomeza kumwita. Ubundi ubwaye Bibiliya washona no kuyirebamo byibura ukanyereka naho tugiye gusoma. Muri za nguru urahazi? Ndahazi. Kwanza nsomera njyewe ndi ndasoma. Akira somera. Kandi mbwiye muri Zaburi mu mirimo muri Bibiliya. Ushobora kuba muri Bibiliya ntayirimo Zaburi. Ntayirimo Bibiliya yanjye se ni igice. Nta Zaburi irimo. Ibyo ari byo ushoboye nyine. Hashobora kuba hatarimo mu yawe. Nzi ko mbona nahabuze.
cyuzi ni ukubeshya abahungu gusa ubaka amafaranga. neza na bibiliya yanjye nisomere. Tega amatwi unyumve, ibi ni wowe ngiye kubisomera. Wumve ibibwirwa abantu babeshya. Ngiye gusoma muri Zaburi 52 umurongo wa 5. Haravuga ngo ukunda ibibi ukabirutisha ibyiza, no kubeshya ukabirutisha kuvuga ibitunganye. Wa rurimi ruriganya we ukunda amagambo yose ari imbura. Nawe Imana izagutsembaho iteka, izakujahura ikuvane mu ihema ryawe, ikurandure igukure mu isi y'ababaho. Uri kumva ibizaba ku bantu babeshya? Mpora nkubwira uri ku matelefone ubeshya. Ngaho uraje wumve. Mpora nkubwira uri ku matelefone ubeshya. Nizere ko ibintu nkubwiye ubishyize mu matwi. Kuba ngukubita muziza kubeshya ntabwo ari ukukwanga, ahubwo no kukwigisha inzira nziza kugira ngo utazarimbuka. Wumvisha ibintu bizaba ku bantu babeshya. Ni ukuntu ubwira kubeshya niko Imana yanga n'ibindi byaha. Imana yanga icyaha cyane. Ujye wirinda ikintu cyose gishobora kugukoresha icyaha. Kabone nuko byaba bimeze uko ariko kose, yewe niyo yaba ari ngewe mubyeyi wawe, ugomba kumakanira ukambwira ati hoya mama, ntabwo nemerewe gukora icyaha. Ntugakore icyaha kuko umuntu ukora icyaha ntabwo Imana izareba ngo yari umubyeyi wawe akigukoresheje, yari inde, yari umuvandimwe, yari iki. Uzajya mu muriro. Nizere ko ubishyize mu matwi yawe ubyumvise. Ntabwo ndibukubwira ibintu byinshi, ariko ubizirikane. Ngaho nibere. Mama nabyumvise, wanyigishije nyine ko umuntu wese ubeshya nyine Imana izamutsembaho. Nyine unambwira ko umuntu wese ubeshya atazigera abona ijuru, ahubwo azajya mu muriro. Nanjye ndagusezeranya ko ni ukuri ntabwo nzongera kubeshya. Ntabwo ndibukubwira ibintu byinshi, ariko ubizirikane. Nyine mama binyigishije nabyumvise, kandi ni ukuri ngiye kugerageza kubikurikiza. Ubwo nyine ngiye kuryama. Genda uryame. Ibira nayo yinjyanira hamwe wikuye. Nanjye ndeba amakuru. Uzi ubundi ubu ntiyarangira. Mashe. Few moments later. Senze umamagaye muri iri joro. Mugore ndamubwira iki? Yewe we. Soni. Sara. Umva. Akira hano mwereke. Namusobanurira iki? Mama urampamagaye? Ndanyitabiriye nimero yibwira amagambo agiye kukubwira. Akira nyitabiriye uyu muntu. Umumbwirire ngo ntago mpari, nta nubwo uzigenda ibuzire. Mumbwire ko utazigenda ibuzire, utazi naho nagiye. Mumbwirire. Hello? Ntabwo ari mama. Mama yagiye, telefone yayisize, ntabwo nzi ahantu yagiye, nta nubwo nzi igihe ari bugarukire. Nta nubwo uzi naho yagiye? Ntakize kumubwira ko namushaka. Nta kibazo, naza kuza ndaza kumubwira ko wamushatse. Muramukema. Sawa namwe muramuke. Mama Soni, reka ntacyo mwihanganira inshuro, ariko umenye ko ari we inshuro ya 4. Ubutaha ni ukuri nzaza umpa amafaranga yanjye. Ntabyo ni ukuntu ubwira kubeshya niko Imana yanga n'ibindi byaha. Imana yanga icyaha cyane. Ujye wirinda ikintu cyose gishobora kugukoresha icyaha.
kabone nuko byaba bimeze uko ariko kose yewe niyo yaba ari njyewe mubyeyi wawe ugomba kumpakanira ukambwira ati hoya mama ntabwo nemerewe gukora icyaha. Muratekereza ibiki? Ntiza hano telefone yanjye. Alo? Oya ngiye rwose ibintu byo kubeshya narabyihannye nta nubwo nzabyongera. Oya sinshaka kurimbuka pe. Nyine nashaka kukubwira ko mama turi hano turi kumwe ngo ntabwo hari ngo namubwire ko ntazi n'ahantu yagiye ntazi n'igihe ari bugarukire. Hano yanze kwitaba telefone ikamuguhe. babarira umuntu mama Soni ariko ubwo koko ubu iyo mbwiza ukuri ubu inshuro zose nakwihanganiye utarinze gukora icyaha cyo kubeshya nari kunanirwa kukumva ariko ubu umuntu w'umukristo koko twizera w'umuririmbyi urifata ukanabeshya umwana kumva ubwo se umwigisha iki madamu? Mama Soni mwana we urantunguye ntabwo nakekaga ko rero watekereza ko umuri ibintu nk'ibi koko wiyizere nurangiza unenguhe bingana gutya. uko ubishaka sinzi rimwe twagiye uri kureba muri kamera. Soni umva akira hano mwereke. Amusobanurira iki? gatatu neza hano Bibiliya yanjye nisomera. Neza ibyo nyine warushoboye. Hello guys, turabakunda cyane. Aho muri mwebwe mumeze mute? Twebwe tumeze neza turashima Imana. Ese aka video karangiye mukabonye gute? Mwagakunze? Mwakabonye gute? Nyine mutwarekere muri comment mutubwire ukuntu byari bimeze. Se niki dukwiye guhindura, niki twakongeramo. Twagerageje kwerekana inyigisho ntoya yo kwiga nyine kutabeshya, ariko nyine nuko twebwe dushoboye. Ubwo wenda hari bandi bazi byinshi bari gukomeza mutwandikira muri comment n'ibindi byinshi nyine twagenda twongeramo muratubwira. Turabakunda cyane rero, Imana ibarinde aho muri mwese, kandi please mudukorere subscribe, like na share ko bitagoye. Ndumva ari ibyo, kandi turabakunda cyane. Bye bye.